hanyuma sura rusinziriye iyo byanze nyine njya kunywa inzoga kugira ngo ndesinzire. iwawe ndahazi Oya. ubu ndiyo urabona ku musego ahantu uryama Yego. harimo ibyatsi umupfumu yaguhaye Yego. birahari ntabyo Birahari. wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratwibutse wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe wahinduye ibihe waratwibutse. nugera mu rugo ukureho ujugunye kuko bira nta mahoro byaguha. ngira umuntu muri Kongo ni Yesu wenyine utanga amahoro, ni Yesu wenyine utanga amahoro, ni Yesu wenyine utanga ubuzima. biriya byakuyobeye Imana igiye kubishyiraho iherezo, biriya bituma udasinzira Imana igiye kubishyiraho iherezo, biriya biguteye ubwoba uyu mugoroba garanti yabyo yarangiye. Ndumva ijwi rimbwira ngo garanti ya biriya bibazo igiye kurangira. Haleluya, Haleluya. herezo muri kiganza umubwire ngo Imana igiye kuguhera ijambo kuri uriya musozi. Niba uhagararanye n'Imana ukaba warasenze Imana ikavugana nawe, abarozi ntibongere kugutera ubwoba. Imana dusenga iruta abapfumu, iruta abarozi, iruta abanyeshyari. Imana dusenga ishobora byose. Bakuntu Yobu yavuze, yaravuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Wabwirwa n'iki kuri mu mugambi w'Imana? Icyambere nuko Imana igusimbutse ipfunye. Barizo umuntu hari ubwo nawe wasimbutse gwageze iwawe urarusimbuka. Uriya muturanyi wapfuye, muturanye suko wowe urupfu rutakageze iwawe, ahubwo gwaraje rugeze mu marembo hasanga handitswe ngo baho ugira gute ubaho. Morodekayi ni umugabo wanze gupfukamira Hamani. Abarokore benshi mufite amasezerano mwarasenze, ariko ikibazo ntabwo muramenya uburemere bw'Imana musenga. Abantu benshi ntibaramenya agaciro k'Imana basenga. Nibutse buri muntu wese uri hano, Imana ntishobora kugukoresha biruta capacity mind y'imitekerereze yawe. Igitondo kimwe Hamani ngo yitegereza Morodekayi, atanga itegeko aravuga ngo mwese abayuda mugomba kumfukamira. Morodekayi wasenze Imana, yari umuyuda wubaha Imana, haravuga sinshobora gupfukamira umwana w'umuntu ngo asuzugure itegeko rye. Hamani ngo amwitegereza haravuga ngo wowe uransuzugura. Haravuga ngo abayuda bose usibye nawe, abayuda bose bagomba kugira gute? Gupfa. Umva ijambo Morodekayi yabwiye Esiteri. Yaramubwiye ngo Esiteri, impamvu Imana yagusizaho ni ukugira uvuganira abayuda igihe nk'iki. Nubikora uzahabwa umugisha, nutanabikora nta kizabuza abayuda kutabara. Ndashaka kubwira umuntu wese uri hano wijundika abantu, bagushyigikira batagushyigikira, bagufata amaboko batayafata, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Si ngombwa ko ibintu byose abantu bagushyigikira. Igihe cyose uhagararanye n'Imana abantu barakugwanya, ariko niba hari ikintu Imana irinda ijambo yakuvuzeho nawe ugaprofita kuko yakuvuzeho. Nibutse buri muntu wese uri hano, niba udafite abanzi uracyakiriritse. Ngira umuntu muri Kongo, niba udafite abakugwanya ubundi usinzira. Umuntu wese ufite icyo amaze, umuntu wese uzagera kure agira abamugwanya benshi, ariko Imana nubwo bamugwanya bose abatsindira rimwe. Ndagutangariza ko uri hano ariko hari inama zateranye zivuga ntuzarangiza uyu mwaka, uzapfa uzaseba, ariko Bibiliya ivuga ngo yica imigambi y'inshakura. Iminsi baguhaye uzayitambuka utamwaye, uzayitambuka udasebye. Iminsi baguhaye izafata ubusa.
yikomanga mu gituza aravuga ngo abayuda ndabafite. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo birahinduka, abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Uyu mugoroba Imana iteye sitampu iguhaye ububasha ku mwanzi wawe. Imana iteye kashi iguhaye ububasha muri ziriya ntambara. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ntabwo uzaseba, humura, ntabwo uzaseba. Ibyo abantu bagambiriye Imana yarabibonye, itegereje kuzabamwaza ku munota wa nyuma. Ziriya nama zicugwa bwihishwa, ziriya nama zikwiga udahari, ziriya nama zikugambanira. Imana iravuze ngo izabamwaza bagiye kubishyira mu bikorwa, izabamwaza ku munota wa nyuma. Reba umuntu mu maso ubwira ngo izabamwaza finali. Mu makosa Imana itagikora, ikosa rya mbere, Imana ntiyagutabara utaraseba. Imana igire kugaseba abantu bakakuvuga ibyo bashaka. Kandi mwibutse ko iyo uhagaze mu kigeragezo hari abantu bafite perime y'umunwa mu kubara inkuru. Hari abantu bafite perime yo kubara inkuru, kandi ikibi cyabo no mu mvura ntibabura aho bajya kubara inkuru. Ngiriwa muntu muri Kongo, Imana ikurinda abantu bafite masters mu kubara inkuru. Hari abantu bafite masters mu kubara inkuru. Uyu mugoroba Imana igukureho abanyeshari. Hari abantu bari hano ugira inshuti uzi ngo ni inshuti zawe, kumba ari amabandi mwigendanira. Hari abanyeshari, yabona wateye imbere akagira ishari, yabona wubatse inzu akagira ishari, yabona urugo rwawe rufite amahoro akagira ishari. Uyu mugoroba abanyeshari Imana ibirukane ku buzima bwawe. Imana yirukana abanyeshari, abatakumva, abatagushyigikira, abatemera icyerekezo cy'Imana. Imana ibakwirukaneho. Ngira uwo muntu muri Kongo, ndambiwe kuvunika aho ndakenewe. Ubu hari abantu bari hano bavunika bagashimisha abandi ariko ntibabone inyungu y'icyo bamariye abantu. Hamani yikomanga mu gituza haravuga ngo abayuda barapfuye. Imana iri bwankiza amaboko y'abayuda niyihe? Gusenga. Mbwira uwo muntu muri Kongo, nubona ibintu byose dupfuka musenge. Nubona ibintu byanze dupfuka musenge. Nubona abarozi bagutesheje umutwe dupfuka musenge. Ijambo ry'ubuhanuzi ry'uyu mugoroba, uwakugabyeho intambara nawe Imana imugabyeho intambara, ugiye guhumeka. Abakuvuze Imana nabibahagurukirije abanyamagambo babavuga kugira ngo nawe uhumeke. Muri icyo kibazo Imana igiye gushyiramo imiyaga. Muri ayo madeni Imana igiye gushyiramo imiyaga. Muri iyo piriyafi Imana igiye gushyiramo imiyaga. Uwakuvuze nawe Imana imuhagurukirije abamuvuga ngo uhumeke. Ngira uwo muntu muri Kongo, abakugwanya nabo Imana ibahagurukirije ababagwanya kugira ngo nawe ugire guhumeka. Ndatangariza buri muntu wese uri hano, abanyeshari badashaka kugera mu mugisha wawe ni benshi. N'ikimenyimenyi ubu hari abantu ufite muri telefone bari inshuti zawe, ariko baragiye bahagarara mu idirisha, ntibashaka kukureka, bahora bareba statu postinga. Reka turebe ko yamwaye, reka turebe ibya postinze ko yarize. Oya, uyu mugoroba bigiye gusobanuka. Imana igiye kuguhera umugisha hagati y'abanzi bawe. Imana igiye kukurindira hagati y'abarozi. Imana igiye kuguhera akazi hagati y'abakugwanya. Imana igiye kukubakira urugo hagati y'abifuza ko rusenyuka. Hari abantu dufite bahora barunguruka stati zacu, bahora bareba aramwaye, yarasebye, byaranze. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo bazabona sitati yawe ari amashimwe. Abanzi bawe ntibazigera babona sitati yawe ari amarira, bazahora babona sitati yawe utangaza icyubahiro cy'Imana. Ubushize narababwiye ngo ikintu cya mbere kiryoha ni ukunyura ku musozi wasebeyeho ukawunyuraho wuzuye icyubahiro cy'Imana. Icyapa kigaragaza ibibazo ufite, Imana igiye kukigukuraho. Icyapa kigaragaza ko ufite amadeni, Imana igiye kukigukuraho.
icyapa kigaragaza ko wabuze urubyaro, Imana igiye kukigukuraho. Icyapa kigaragaza kuba mu bukode, Imana igiye kugikuraho. Amatangazo y'abantu Imana igiye kuyamanura ihindura ikindi cyapa. Niba hari igitangaza kiryoha, ni uguterurira amashimwe mu maso y'abanzi bawe. Baravuga ngo uriya ni wa mugore wabuze urubyaro. Ku gitondo kimwe Imana iramugenderera imuhereza umwana. Ngo hagati y'iteraniro asaba ishimwe, aravuga ngo ndashaka gushima. Hari abagore Penina wamuseka kuko bwije nuko buke, nawe yarari muri iryo teraniro. Mbere yuko Imana igutabara, Imana irambye ngo impamvu Imana yatinze kugutabara, iracyarimo gukusanya abanzi bawe kugira ngo nigutabara aribo bazavuga ngo Imana yasenze tutemera irabikoze. Ahagarara imbere y'iteraniro mushumba, haravuga ngo mumbereze umwanya. Hari igitondo ugiye kwaka umwanya nawe, hari igitondo ugiye kubwira abantu ngo nimuceceke nanjye ngira ijambo. Ngo ahagarara imbere y'iteraniro, hatangira ijambo rikomeye nakunze. Haravuga ngo ubu mundeba ni njyewe wa mugore. Mbwira uwo muntu muri twe ngo ufite ijambo uzatangirana ugiye gutanga ubuhamya. Umva, ni njyewe wa mugore, ni njyewe wagendaga n'amaguru, ni njyewe mwavugaga ngo ni umurozi none Imana itesheje agaciro imigambi yanyu. Ni njyewe wa mugore wari warabuze umwana, ni njyewe wa mugore mwavugaga ko ndabyara, ni njyewe wa mugore mwavuga ngo nsengera iki. Ahagarara imbere y'iteraniro afite ibihamya, yerekana umwana amusimbiza, ngo nije wa mugore mwavugaga ko ntabyara, none dore ndahetse. Mwavugaga ko nzapfira muri ubu buzima, none Imana yampinduriye ubuzima. Heba umuntu mu maso umubwire ngo uyu munsi urirabuye, ariko hari igitondo ugiye gusirimuka ugaca nk'abandi. Uyu munsi urarurira, hari igitondo Imana igiye gukamya isoko y'amarira. Uyu munsi urabona nta cyerekezo ureba, ariko hari ikindi gitondo kigiye kuza abantu bakabona Imana usenga. Nyuma ya saa 10 haza saa 11, nyuma ya saa 11 haza saa 12. Reba uwo muntu umubwire ngo nyuma ya kiriya gihe hari ikindi kihe kigiye kuza, ugatangaza amakuru y'Imana. Ndivuye umugoroba ngiye guhanura. Remata ya boboshe mandara babasi ya mama. Hari igitondo tugiye guseka, hari igitondo tugiye gutangaza intsinzi y'Imana. Hari igitondo umukobwa uri hano agiye gukora mariage, abarozi bavuze ngo ntazakora mariage bakamutahira ubukwe. Mandara bosi ya mama. Hari igitondo diplome yawe Imana igiye kuyihereza akazi. Iyi Imana itaragutabarira guhisha, ndashimira Imana. Horibone sai, niba Imana itaragutabara ibiguhaya ko kubakinga ku maso, bareke gukomeza kukunyunza mijisho. Nk'abagabo mwe muri hano, abandi bagabo basohotse barimo barinezeza, ntabwo umwanya wawe watakaje ari ubusa imbere y'Imana. Iyo dusenga tumenya amakuru, iyo dusenga dufata imigambi y'abarozi, iyo dusenga tugukuraho bakuziritse, iyo dusenga. Ngira uwo muntu muri kumwe ngo dore byarakuyobeye, ariko senga bizemera. Senga bizemera, senga bizemera. Buriya rusaka Imana izarutesha agaciro rugusakuriza. Senga bizakunda. Dutangira abatemera bikazarangira bemeye. Ikintu cyimira Imana, dusengera aho batareba ikadutabarira aho batureba, dusenga batabyumva ikadutabarira aho babyumva. Navuze ijambo ndavuga ngo ntuzakora ikosa ryo gukura muri telefone yawe umuntu gusuzugura. Hari igitondo uzamuhamagara ukamubwira ngo waranyirengagije. Dusangira imirimo y'Imana. Niba hari ikintu cya mbere gitera isoni,
ni ugusangira n'umuntu ukugirira ishyari. Girira umuntu muri ko ngo hari igitondo ugiye kubararika. Hari igitondo tugiye kubararika. Haleluya. Hari igitondo inama igiye guteranira iwawe, izindi ubona kureba igitangaza Imana yakoze mu rugo rwawe. Hari igitondo ugiye kugira abantu bakagusura mu rugo. Papa, uzi kubona abantu bagusura, ba bandi bavuga ngo uzapfa ntaho ugeze, uzapfa udatuye mu mujyi wa Kigali, bakagusura uri mu nzu yawe. Uzapfa utazamuwe mu kazi, bagasanga Imana yakuzamuye. Mbwira uwo muntu muri ko ngo hari inama zicaye zirimo ziracugwa, ariko Imana igiye kuzimwaza zose zizafata ubusa. Tolezedes. Ariko numva ngiye guhanura kwe. Amen. Dore urukundo rwatumye mfira, bihaba maze kuri wamuze nase Maya Saya. Dore urukundo rwatumye mfira, Mamba na sole vari. Ndabona abantu Imana igiye kugirira neza. Muhereze ikiganza umubwire ngo uyu mugoroba Imana igushize ku liste y'abagomba gutabara. Imana igushize ku liste y'abagomba gutabarwa. Uku kwezi Imana igushize ku liste y'abagiye gusohoka mu kibazo cy'ubukene. Imana igushize ku liste y'abagiye kuva ku gisasiro cy'ubugwayi. Imana igushize ku liste y'abagiye kuva mu bukode nawe ugatunga iyawe nzu. Imana igushize ku liste y'ingo zigiye kugira amahoro. Abantu bose nibakuvaho uzahungire ku Mana. Abantu bose nibakwanga uzahungire ku Mana. Niyo abantu bakureka Yesu ntabwo azakureka. Niyo abantu bakuvaho Yesu ntabwo azakuvaho. Abantu ntibakwemeza Imana, ariko Imana yakwemeza abantu. Ngira uwo muntu muri ko ngo ukeneye gutunga umwuka wera. Imana ikuzuza umwuka wera. Imana ikuzuza umwuka wera. Oh, Imana ikuzuriza umwuka wera.